dushaka yenda cyangwa se ubundi bushobozi kugira ngo tukivuge cyumvikane gikemuke kuko erega natwe ubundi turi abanyarwanda mbere na mbere iyo uri umunyagihugu rero nta kintu ugomba gukora icyo ari cyo cyose cyasebye igihugu cyawe ntabwo nanjye nifuza kugira ngo ejo umuntu azanceho basohoye mu nzu nikoreye imisambi hoya ntabwo mba mbyifuza rwose aba ari isura mbi nta nubwo saba leta ibya mirenge burya hari ukuntu busaba ibintu byinshi by'ikirenga ukavuga ati ibi bintu ndi gusaba ntanjye ari njye ubitanga ntabyo nabona ariko nk'ubu niba ndi kuvuga ngo nibampe ingurane ikwiye akaba ari itegeko umudepite yicayeho ndetse rikajya na hariya abayobozi bose bakavuga ati iri tegeko rirasobanutse umuntu agomba kwimurwa afite ingurane ikwiye urunganiki nakubwira ngo ni munsi ya 50%. Munsi ya 50%. Bivuga ngo rero harageze n'ibigiye kitararenze ko leta kuko niyo tubaza yikebuke bose inzego zireba nandaza kuguha ingero zirebana n'ibijyanye n'ingurane ku mitungo y'abaturage birababaje ntabwo bikwiye ntabwo biryoshye rwose kandi ibi ni ukubisubiramo izo nzego ntabwo ziyobewe ko icyo kibazo gihari bagiye wumva ibibazo byagiye bigaruka ari naho ya miryango wavuze ihera ibona ibiraka ibona aho ihera ikora amaraporo nk'ayo ngayo ntabwo turi guca ku ruhande ikibazo cya Kangondo ya mbere n'iya kabiri reba igihe kimaze uyu munsi ntabwo ngira ngo n'umuti nturaboneka ndumva ndi bwongere mbisubiremo wari n'ahandi ndumva n'ahandi nabivugiye mu minsi yashize mvuga ngo nyakubahwa perezida wa repubulika niwe ufite ijambo rya nyuma muri iki gihugu ntabwo nzi impamvu zatumye kiriya kibazo atagiha umurongo ntabwo nzizi niba ari amategeko yamuzitiye ntabwo mbizi ariko birashoboka ko uko niba nacyumva cyangwa bakimubwira nabi kuri wowe wumva perezida aramutse amenye cya kibazo yagikemura ndabivuga uko biri ariko kandi uko mbyemera niba umukuru w'igihugu nyakubahwa perezida Kagame uretse iki kibazo cya covid yabangamiye imigendekere myiza y'imirimo mu nzego zitandukanye amanuka tumumenyereye amanuka ajya gusura abaturage uyu munsi imbere y'iyi kamera ndavuga ngo ndibaza impamvu atarinjira muri kiriya kibazo kuko kiramureba umukuru w'igihugu ibihe byiza nshuti mukunzi wa Bwiza TV na bwiza.com turagushuje kandi turakuramukije tukwifurije amahoro y'Imana kubw'umusanzu wawe kubokora ibiganiro dukora cyangwa se gutanga ibitekerezo kutajya udusiga ugahorana natwe so tugwaye ikaze mu kiganiro Sanzure Denis nangwaye ikaze nagushimiye hashize igihe kinini mu Rwanda humvikana abaturage bataka ibijyanye n'akarengane karimo kutabona ingurane aho byagaragaye haciye umuhanda mu gice cya Byumba kuva kuri Base Byumba kugera za Gatsibo na Nyagatare akazamo kandi abaturage bo muri Baninyahe cyangwa se aho bakunze kwitabaniye Nyarutarama benshi bagaragaye mu itangazamakuru ndetse n'ibitangazamakuru mpuzamahanga aho bagaragaje ko babuze ubutabera ndetse hajya habaho uburyo bwinshi cyane ariko bikaza kunanirana hari henshi cyane ibitangazamakuru byagiye bigera ariko bikagaragara ko habuze igisubizo Denis ndabona noneho guverinoma y'u Rwanda isa nkaho yabonye ko abaturage koko babirenganiramo
yabonye ku bundi sinere yabibonye niba yanayibonye cyangwa yazanye yarabyirengagizaga igisubizo kuko yarabyirengagizaga kuko ibibazo bagiye babigaragaza kuva kera. Ibi rero bikaba byarongeye kugarukwaho na komisiyo y'uburenganzira bwa muntu muri raporo yayo ya 2020-2021, ndetse iyi raporo akaba yari yatumye kuri uyu wa kane abagize inteko ishinga amategeko batumira Minisitiri Gatete, yego, aho ubwo ni Minifra yagiyemo saa 4 nibwo yagiyemo agiye guhura na komisiyo y'ubumwe bw'abanyarwanda uburenganzira bwa muntu no kurwanya jenoside. Iyi komisiyo rero akaba yari yahuye na Minisitiri Gatete ndetse n'umuyobozi w'akarere, nabwo harimo n'abayobozi w'akarere mu gikorwa cyo gusesengura raporo ya komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu. Denis, yego, Gatete rero umuntu yavuga ko yajyanye igisubizo cyiza kuri benshi mu banyarwanda bari bafite bino bibazo nyine byo kwimurwa batahawe ingurane. ariko so hari igihe batavuze ko bayobozi badakunze kugaragaza mu mvugo zabo, bavuga bati tugiye kwishyura, tugiye kugira gute. Ibyo byo kuba tugiye kwishyura byo noneho ntabwo bizongera, ni ukujya bimura umuntu bamwishyura. Zikaba ari za mvugo za politiki bavuga bati biri gukorwa, biri mu nzira, ati ibintu biri hafi kurangira, nka byari dutuye tubona ati hagiye gukorwa iki n'iki, agashira n'imyaka 5 abantu batarakibona. Ibyo banabikoraga ariko n'umuturage bamaze no kumukura mu bye, cyangwa se yaba kirimo bakamubwira ati nta kintu wemerewe gukoramo, ati ejo tuzakwishyura, ejo tuzakwishyura. Ruvanga ugasanga abagakwiye kubahiriza amategeko nibo bari kuyica cyane kandi bayahondera ku muturage. So rero iki ni ikibazo cyateye induru cyane Denis, ngira ngo byagiye bisohoka no mu raporo menshi, sini ya Human Rights cyangwa komisiyo y'uburenganzira bwa muntu yo mu Rwanda, sinayo gusa ahubwo na za Human Rights Watch, ino miryango ikunze kugaragaza karengane cyangwa se ibibazo bijyanye n'uburenganzira bwa muntu yagiye bigaragaza vuga ko u Rwanda ruhonyura amategeko ndetse harimo no kutayubahiriza. Hari abantu bamwe namwe bagiye bagaragaza bati ese ikibazo cyabanya he, cyabuze umuntu ugisubiza cyane ibi bintu, ndetse n'abantu bo muri opposition bagiye babyuririraho mu gushaka kwerekana ko leta y'u Rwanda ifite ikibazo. Opposition ibibonye ibiryo cyane, ikosa rya leta y'u Rwanda cyangwa ikosa rya leta mu bijyanye no ku muturage, opposition ni ibiryo kabisa, ibonye aho yuririra cyane. Rimwe na abantu bibazaga atari ko harimo n'abantu bangisha ubutegetsi igihugu, ati nk'umuntu bangisha nako ubutegetsi abaturage, ugasanga nk'umuntu Denis warukomeje, ugasanga nk'umuntu nyine akwimuye mu butaka bwawe cyangwa se sabo kwimuyemo, arakubwira ati hano hantu hagomba gukorerwa igikorwa gifite inyungu rusange y'igihugu, ati guhera uyu munsi nta kintu wemerewe gukoramo. Niba wari ufite munsi y'urugo wihingiraga ibiryo bigutunga, ugasanga ujijwe kongera kuhahinga, ugasanga hari nabo byamaze imyaka biba nko mu Cyovu, hari abantu bahakuwe barahimurwa, ariko n'ubu hari ibibanza bitabyubakwa Denis cyane. Icyo rero ni ikibazo, ni bimwe mu bibazo minisitiri yahaswemo ibibazo, ndetse nko mu Kiyovu hari muri Barnyeho hari n'ikibazo cy'uko ingurane itangwa nayo iba ngo idakwiye, bamwe baba batayishimiye. Ubundi bababwira ko ngo bazabubakira abaturage bo ntibakeneye kubakirwa, kuko baravuga bati genda nari mfite amazu 5, mu mazu 5 nari mfite urajya kunjyana hariya muri etage icyumba kimwe na saro wampaye amafaranga nkajya kwishakira ahandi ho kuba. Ababimuraga bo bakavuga ngo baraca akajagari, ariko ugasanga itegeko nabo ubwabo barimo bararikandagira. So rero ibi bintu byateje saga Denis, abaturage barasakuza, bamwe banagaragaza tension iri hejuru, amagambo akomeye cyane Denis, bavugaga amagambo akaze cyane, bigoye kuyabona, bigoye kumva, n'amagambo nakubwira ngo yatunguranaga. Hano hari nk'urugero rw'umwe mu baturage wigeze kuvuga n'itangazamakuru agira ati turi gusaba ko twasubirana uburenganzira ku mitungo yacu, kubera ko igihe gishize cy'imyaka 2 ni cyinshi, uko ibiciro byari bimeze ku isoko icyo gihe ubu byarahindutse. Uretse ko twebwe abaturage icyo twakoze nuko dushyize hamwe ku ngingo yo kwimuragwa duhawe indishyi ikwiye twifuza, nta muntu uzadukura hano, byo ntibishoka. Byagiye binagaragaza abantu benshi bibaza impamvu perezida ngo atajya muri iki kibazo, barimo n'umusesenguzi Asomani wagiye bigaragaza ati ni gute abaturage bashobora kurengana bakaba babura ingurane, ndetse biza no kuvuga ko Shyaka na Kaboneka bashobora kuba barazize ibibazo by'aba baturage Denis.
mwese urumva nk'umuntu amaze imyaka 2 ubutaka bwe nta kintu na kimwe yemerewe kubukoramo ngo tuzakwimura agategereza n'iyo ngurane akayibura. Numva ko biba ari ikibazo. Ndetse na Depite Frank Habineza yagiye abigaragaraho akorera abaturage ubuvugizi, yagiye agaragaza ko yashobora kuyari nabitanze mu nteko. So rimwe na rimwe rero abaturage ngo icyagaragaraga nuko babaga barandikiye urwego rumwe bakandikira n'urundi, igihe urundi utarasubizanya nyine hakabaho uburyo bwo kugunganisha inzego Denis. Byaje kugera igihe bajya no mu nkiko Denis, ngira ngo n'ubu baracyari mu rubanza ntago rurarangira, ruracyagiritse. Gatete rero yarakwiye gusubiza n'iki mu rukiko niba kishobora guhita gikemuka kuko icyo ikitumye bajya mu rukiko ni n'amafaranga yabo bakeneye ingurane kandi ikwiye. Gatete yabaye nk'ugaragaza amwe mu makosa bagiye bakora yagiye ateza ibibazo. Nawe yagize ati mbere twajyaga dukusanya amafaranga akagera ahangaha ugasanga nta nyigo dufite. Guverinoma ifata icyemezo yuko nta mushinga dukwiriye gukusanyiriza amafaranga tutararangiza gukora inyigo. Ibyo ngibyo bidukemurira ikibazo cy'aho amafaranga aza nibura dufite inyigo tugahita dukora, naho ubundi byaradutinzaga cyane. Ati ariko ikindi kibazo cyaje kuba nanone icyo twaje gufatira umwanzuro ejo bundi ahangaha ni ikijyanye n'uko noneho twaba dufite inyigo tugashakisha amafaranga mu baterankunga, cyane cyane biriya bikorwa biremereye cyane aho tugomba kuguza amafaranga. Aya mafaranga yahagera ugasanga ntabwo twakoze expropriation, ahubwo turimo turabishyira mu ngengo y'imari y'uwo mwaka, kandi amafaranga yabonetse hakabaye wenda hatangira kubakwa umuhanda. Gusa ikigaragara Denis nuko ahubwo wasangaga ibyo avuga by'umushinga hano Baninyahe noneho ahantu hamwe na wenda nk'umuhanda kuri muhanda wabase kugera guca Gicumbi ukagera Nyagatare, wenda aho ubona ko ari igikorwa kigize kindi, ariko iyo ugiye kuri ibindi bikorwa ukajya nka Baninyahe ntabwo atari igikorwa cya leta, ni umushoramari. Umushoramari ni nacyo abaturage batse ko ari umushoramari ushaka kwashyira ibikorwa, umushoramari yatwishyuye. Yegora Arano Minisitiri avuze ati wajya kubona ugasanga noneho n'uriya muntu wubaka turamukereza kubera yuko agomba gukenera ahantu haba expropriated, kandi wenda kubera ko tunabikora tunihuta ugasanga umuturage araharenganiye kubera yuko ntitwabikoze twitonze. N'ibibazo byose ngo tubikemure tumuhe yangurane ikwiye abanza ave mu nzira, noneho umuntu azaze yubaka gusa. Urumva ko leta agira gutya ikemerera nk'uwo mushoramari ahantu, ariko nta muturage ntiyabanje gukurwa mu nzira. Ibyo byose byarirengagijwe. Ubundi ikintu gikenewe urumva leta niba yahaye umushoramari yakwiye kuba mbere y'uko ihaha umushoramari ibwira abaturage ati hano tugiye kuba umushoramari ariko turashaka wenda twumvikane. Bahereye ku biciro bavuga bati ibiciro wenda byo kubaha ingurane bihagaze gutya na gutya. Abaturage babisinyira bakabona no kuvuga ati umushoramari wenga, kuko ngira ngo biba bimeze nk'ubucuruzi. Ni ubucuruzi n'ubundi. Kuko leta ntago iha Denis niha uyu mushoramari ku buntu. Ntago imuha ku buntu, sibyo? Kandi ibikorwa bifite inyungu rusange igihugu ntago bikwiye kuza birya inyungu z'umuturage, kandi ari we niba n'ibikorwa rusange biranumvikana ko n'itegeko rivuga kenshi rikanabyemeza. Niba ari ibikorwa rusange umuturage faste ukemura umuturage wundi niwe ibikorwa rusange, noneho uhisuzanye ikibazo cy'umuturage. Urumva ko bise bigenda ibikorwa rusange ko ni byiza abaturage. Ntabwo ari ibikorwa rusange, ni ibikorwa by'inyungu rusange. Ibikorwa by'inyungu rusange. Ubibuze ko ari inyungu rusange umuturage, kandi izo nyungu niwe zireba. None niwe ubaye wa mbere ahubwo kuba victim. Ubaye victim. Nubango kandi ubwo ikibazo kitakiba wa muturage usenye agiye kuba mayiboba izerera idafite aho kuba. Agiye gutangira gusabiriza nk'aba babanye bakubwira bati genda rifite amazu 5 ari yantunze nishyurira abana amashuri, abana banye nibakiga. Urumva deja abana bagiye kuba bamayibobo, barabana babigendemo, wari ufite uburyo abigendemo, ariko nyamara uvuze uti wowe kuko igikorwa cya gifite agaciro kanaka kandi habaho za expertise. Noneho urebe n'igisetsa kiba kiriho hano, harimo n'ababa bafite amakredi. Aba bafite amakredi batanzemo ingwate muri aya mazu. Ubwo urumva kuntu bita bigenda. Ni ikibazo gikomeye. Ubwo banki nayo itangira kukugendaho. Ntizagushyiramo imiyaga banki. So urumva rero ko kugira ngo komisiyo ishinzwe uburenganzira bwa muntu mu nteko ibatumire nuko bazi ko iki kintu cyahungabanyije uburenganzira
cyane bw'abaturage. Kandi bahereye kuri komisiyo y'uburenganzira bwa muntu ndetse iriya komisiyo nayo mu bintu twigeze kugarukaho ngira ngo urabyibuka. Urumva rero ko ibyo bintu byose byakorwaga urebye inyigo zikwiriye cyangwa zuzuye zitarakozwe, ugasanga ni ibintu biri hejuru gusa. Ati umushoramari akaza ati ndashaka ikibanza aha, ati urashaka ikibanza, ati okay nta kibazo. Ahubwo noneho ugasanga nyine za bombori hagati y'abaturage na leta na wa mushoramari biramugiraho ingaruka ko umushinga we ashaka gukora urakererwa kubera ko leta iracyahanganye n'umuturage kubera ko batigeze bumvikana mbere. Ubundi njye ndi umushoramari mfite cash ntago nanyura kuri leta. Nkurikije ibibazo abantu bakunze kugaragaza Denis. Ikibazo nuko leta nayo itakwemerera ko ujye direct ku muturage. None se ubundi uje uri umushoramari tugura nk'umunyarwanda wenda nuko cyerekana nk'abanyamahanga. Uri umushoramari w'umunyarwanda wemereye kugura aho ushaka hose. Ukivuganira n'umuturage. Ukivugana n'umuturage aho ukabwira leta amasezerano wajyane bati genda ivugane n'umuturage. Kubera ko usanga ibintu bizamo leta cyambere cyari bakubwira ngo runaka ngo gitifu ntarasinya, ngo ushinzwe ubutaka ntarasinya, nyine za procedure zo za office. Basanga bigiye muri procedure, izo procedure kandi zose zihonyora iki umuturage. Mwebwe murahe umva ikibazo kibajyari. Wa wundi usinya ku kwezi umushara wujyaho. Umuturage wagombaga wacungiraga ku mutungo we deja aba stopped, umutungo we birahagaze nta bundi bushobozi azongera kubona. Nje rero ndi umushoramari rwose Denis nanyura ku muturage nkumvikana n'umuturage avuga amafaranga ushaka nangahe tukaya mu biciro ndanayize nkabandika umunsi umushoramari yuri umushoramari no kuvuga ngo ufite byose ushaka kuvuga ikuzugazana n'abakozi amavuga ati mubarura abaturage ahantu nyene hangana gutya na gutya mu rwego gukumira ibibazo na leta nishaka izabyikureho kubera ko kandi byayorohera ariko kubera ko abantu baba bashaka ya sehemu yangu se babarira he bakagenda cyari ikibazo sehemu zabo za nini nacyo ni cyane nyamara ibyo byose bikorwa mu gihe itegeko rihari rirasobanutse ku bintu bijyanye no kwimura abaturage nta nubwo rinasobanutse hari ukuntu rigobetsemo ejo bundi ari umunyamategeko bisobanuye nsanga hari ukuntu rigobetse wari ugasanga ahubwo umuturage ashobora kubigenderamo gute iyo hajemo kantu k'inyungu rusange ngo ingurane ishobora kubuza wenda iri mu mafaranga cyangwa se ikindi iri tegeko nomero yaryo ya 32 ryo muri 2015 warisomye neza Denis ni nomero 32 akaba akarongo 2015 ryo kwa 11 z'ukwa gatandatu 2015 ryerekeye kwimura abantu ku mpamvu z'inyungu rusange. Uburyo ukwimura abantu ku mpamvu z'inyungu rusange bikorwa mu ngingo ya 3 niho biteganywa y'iri tegeko ko leta ariyo yonyine ishobora gutegeka kwimura umuntu ku mpamvu z'inyungu rusange. Urumva ko uwo mushoramari bavugaga ntago ashobora kujya ku muturage inyungu rusange ubwo undi nyine icyo nshaka kuvuga umushoramari we ntago azabaza mu nyungu rusange. Ubundi inyungu rusange ni umuhanda, ni ivuriro, ni ibitaro cyangwa se ni igikorwa runaka cya leta nicyo cyitwa inyungu rusange. Icyo leta ishaka ubu ni igikorwa leta ishaka kwegereza iki abaturage. Ariko iyo bahaje mu nk'abantu hebyo bivugwa ko ari umushoramari uhazanye ibyo bikorwa. Ari tegeko rero ryo ngo risobanura ko indishyi ikwiye rivuga ko umuntu uko kwimura umuntu mu mutungo we bikorwa gusa ku mpamvu z'inyungu rusange kandi habanje gutangwa indishyi ikwiye. None banyabimwe ntayo babonye. Ikibazo gikomeye Denis yarega abantu benshi bari kurira kwitiriza ikintu cyo kwimura abantu cyateje akarindi cyane mu gihugu. Urebe nka Gisozi ari abaturage bigeze kuduhamagara bakeneye ubuvugizi bo bana bakuye mu mazu yabo barasenyerwa cyokoza byiswe biza barasembera harabagiye bamera nk'abasazi Denis badafite icyo kurya badafite aho kuba. Umuntu se wagiye mu muhanda nawe baza ruw'Inyarutarama ure wagiye mu muhanda no ushinja RSSB kwanga kumwishyurira ubwishingizi harya yagize impanuka y'akazi yari ari mu kazi yakoraga banza ari by'amasuku muri NADEF sinzi ikibazo yagize banza hanutse ku nzu kandi yari afite ubwishingizi RSSB yanze kubyishyura. RSSB ngo baranaburanaga baburanye inshuro nyinshi hari igihe yagiye mu muhanda hari igihe yagiye ngo kuri presidence ni hatari kabisa isi yuzuye ibibazo byinshi cyane. So iri tegeko ruko rivuga urebye ubundi Denis umuturage ntakwiye kuba yirukanka ajya kuburana na leta cyane rwose yakabaye kuba yishyuwe mbere yuko ibindi byose bigira bikorwa. Urumva umuturage yagiye kuburana rimwe na rimwe bimutwaye umwanya n'amafaranga aragiye agiye kwishyura abavoka agiye kwishyura gute
kandi leta reka ntibiragoye kwitsinda deni cyangwa uramubariye hajeho na cya kintu no ku bwa minisitiri Busingye kuvuga ngo leta yahoraga itsindwa mu manza kubera ko gutsindwa kwa leta byo rwose ni intege z'abakozi bayo noneho leta yatsindwa minisitiri Busingye agira ngo nibaje bati leta umukozi leta izongera gutsindwa azajya bihanirwa cyangwa azajya yishyura iyo so urumva leta rero kuba ubu biragoye gutsinda leta ubwo urumva niba leta idatsindwa abantu umucamanza ntashobora kubikora bati ni gute why leta ishobora gutsindwa ugasanga n'abaturage nk'ubu reka banyahe bamaze imyaka myinshi mu rukiko bamaze imyaka myinshi mu rukiko ugiye mu muhanda wabase Gicumbi nabo abantu bamaze igihe kinini barabuze ingurane hari noneho hariya muri uriya muhanda hari n'abazihawe inshuro harimo nk'uwayihawe kandi inzu itarasenyutse baratweho akantu gato cyangwa se akayihabwa akongera akazamura cyangwa se ugasanga umuntu abariwe muri uyu mwaka ashize imyaka 3 atarabona ingurane bakazamuha ya mafaranga yabariwe muri uyu myaka 3 ishize kandi ku isoko ntabwo ariko bikimeze ibijyanye n'ubutaka byarahindutse ahubwo byarahindutse ndetse nk'ubu nk'abantu babariwe mu Kiyovu abantu babariwe nako hariya Nyarutarama n'ahandi hari ibibazo mu nce za Kibungo za Ngoma hari abantu bambwiye ngo bacishe imihanda akarere kababwira kati ntago amarisite ngo yanyatunga ibintu byo ngoro umubwira abaturage ngo amarisite ngo ntago aratungana ngo habuze nimero y'irangamuntu habuze nimero ya konti ako ibintu biri simple kwegera guhamagara umutu uhamagaye gitifu umurenge we ntiyakubwira ati yajya kukureba umuturage uhamagaye mutwara sibo uhamagaye mudugudu ntiyajya kukurebera umuturage kugira ngo userageze umuturage Denis ari umuturage muhura nawe kuri tere yakurira ukumva nawe ugeze agahinda ni ikibazo nibyo abantu nyine bajya bavuga ngo ni abantu bangisha ubuyobozi abaturage nabo ngabo niba abantu badakora inshingano zabo umuntu bamushyize mu biro hari ibyo agomba gukora akirirwa gusa acatinga ari kuri telefone hari n'igihe ujya kureba nk'umuntu ugasanga hari nk'ibiro bimwe nigeze kujyaho usanga umuntu ari kuri telefone tamureyo naramubaje waje gukora icyana umuntu ari kuri telefone urahagaze utegereje ko agwa service arimo aritaba ntashaka kwitaho ntashaka kuvugisha kandi nicyo yemberwa ukibaza uzahembwa niki urumva nyine hakeneye ikintu bita patriotisme Denis nicyo cya kintu cya patriotisme njya nkubwira ukunda igihugu n'ibintu biba mu maraso ndetse akabaho sinzi ejo ndi turi mu bintu bijyanye n'umunsi wo kwizihiza umunsi wo kurwanya ruswa hari akarere ka Kicukiro kavuga ko mu buryo bwo gukurikirana nyine imikorere y'abakozi kavuga ko abakozi buri gitondo bagomba gukora inama buri mukozi agatanga urutonde rw'ibintu ari bukuru uwo munsi kandi akaza gutanga raporo ko yabikoze umva ko ibyo bintu niba wiyemeje gutanga ibyangombwa 5 uwo munsi ugatanga 3 cyangwa 2 uravuga impamvu ibindi 3 utabikoze cyo ni ikintu cyiza cyo gukurikirana abakozi ni accountability cyane ariko noneho urebe nkanga muri amanda wabyumba bavuga ko kugendera habaho ikintu cy'amarangamutima umwe mu bishinga imitungo yabo mu murenge wa Byumba ngo yaba yarabiheshejwe n'amahane yahoraga ajya gutera ku karere uyu urumva ko yarashoboye we yarirwanye nkuko bivugwa n'umwe mu baturanyi utarashatse rero ko amazina yatangazwa kuko inkuru yari investigation twakoze impamvu ubona ngo uyu bamwishyuye uriya bakamureka nuko yahoraga ku karere atera amahane avuga n'amagambo mabi ubanza baramutinye kuko twari no mu gihe cy'amatora bakamureka ikindi murabona ko yari yarubatse mu kiraro nacyo ubwacyo cyari kuzamusenyera urumva ko wowe yarahagurutse nibyo bindi wa mugenzi wacu rundi yavuze ati abayobozi bakunda abaturage binjiji babindikiranya nyine bakemera batavuga umuturage utavuga agahora ari hasi wa undi uvuga bavuga ati kiriya kizayivuga ariko hari n'igihe uvuga nawe bimubera ibyago Denis byo kubura serivisi zimwe na zimwe ubona nko muri inkuru ya Byumba inkuru iri kuri bwiza.com inkuru yari yakorewe yari iperereza yari investigation aho ngo hano noneho mu bintu byo kwimura no kwishyura abaturage harimo ikintu cya ruswa ubwo turacyari kuri ya nkuru ya Minisitiri Gatete nyine ni gute umuturage asenyerwa ibyo bikamusa no gutanga ruswa bikamusa no gutanga bitugukwaha kugira ngo yishyurwe kandi yasenyewe nyamara byagakwiye kuba Denis ni very simple ibintu byo kubara umuturage banga umuturage atuha na akagwa nimero konti kavuga ngo hawo kanafura umuga amafaranga yakugezeho uko bimuha wishimye
aravuga ngo iki gikorwa kigitangira ngo abatuye mu mirenge inyuramo uyu muhanda nyine wa muhanda navugaga wa Rukomo ugenda ukagera za Gatsibo, bavuga ko ngo hahise havuka abakomisiyoneri banyuraga mu baturage bahafite imitungo, bakababwira ko nibemera gutanga amafaranga bazabarirwa menshi, haba mu murenge wa Base, uwa Byumba, uwa Kageyo, aba bantu ngo barahari. ngaho nyumvira nawe. Umwe mu batanze ruswa mu murenge wa Kageyo avuga ko hari umuturanyi we wamuhuje babaruraga, bari baziranye, bemeranya amafaranga maze bamukubira kabiri, ati bari bambariye miliyoni 9, uwo muhungu amuzana nabo bansaba miliyoni, ndabyemera, bafata ikindi gipapuro gitanditsweho, babara ibyo bifata ibyobo bifata amazi, babara ko umusingi wanjye urimo ibyuma, ziragenda ziba miliyoni 17 n'utundi duke. Nabanje kumuha 400, nyuma amafaranga asohotse ahita ahamagara, njya mu Rukomo banki ndabikuza, muha 600 byari byasigaye. Ubwo izo miliyoni 17 se yarazibonye cyane, kandi ari ibyo avuga ko yabonye miliyoni 17 zigeze kuri konte, kuko bari bemeje miliyoni bwa mbere amuhaye 400. ni ukuvuga ngo uwo muntu ashobora no kukubarira niba koko izo miliyoni 17 arizo wari ukwiye, we akazigira 3 nyine kugira ngo agukuremo amafaranga ukanda nyine. So urumva nicyo kibazo gihari cyane, nuvuga ngo ibintu nkuko Minisitiri Gatete bivuze biciye mu bikurikije itegeko, nta muntu wabirenganiramo. Ariko urumva noneho hano n'umutungo wa leta urimo uragenda cyane, abantu barawukoresha uko biboneye. Noneho hano undi mutangabuhamya we yavuze ko hari ngo umuntu umushoferi wazengurukaga mu baturage bawukuruyaga, ababwira ko bemera gutanga akantu bakababarira menshi, ababyemera akayabona. Uyu kandi gatanga urugero rw'umugore wahuye n'ibibazo nyuma yo kwemera gutanga amafaranga, yamara gusohoka akabihakana, ati uyu mudamu yahuye n'ibibazo, bahise bavuga ko azishyurwa na kampani izakora umuhanda, amafaranga ye asubirayo, noneho bamwubakira urukuta rwari rwarasenyutse gusa, nyamara bari bemeranyijwe kubaha 1/3, abihakanye yose arayabura. urumva ko abanyarwanda tugira n'ikintu cyo guhimana, niko nabyita. Urumva ngo undi mukomisiyoneri we n'umudamu, abaturanyi bemeza ko uwamureba yahitaga amuza n'abarura amafaranga bemeranije, akaba ari we bayasigira. Umwe mu baturanyi be ati wapfaga guhamagara mama kanaka ukamubwira ko hari akantu ufite ku muhanda, agahita ababwira mukumvikana bakakubarira. Ngibyo rero ibi mu byo kwimurwa, urabona nk'aba ngaba, ureba ku nkuru n'urusengero yakuntu hano barusize ku manegeka, urebe none ureba nkangaha, urumva abantu bagiye bahura n'ibibazo. Denis, si byose biba hehe? Biva mu kutubahiriza kutubahiriza rya tegeko ryo kwimura abaturage. Ari nayo byatumye komisiyo y'uburenganzira bwa muntu itumira Minisitiri Gatete kugira ngo abashe gusubiza ibibazo bijyanye no guhonyora uburenganzira bw'umuturage mu bijyanye no kubahiriza itegeko ryo kubimura. Abadepite rero babajije Minisitiri Gatete ngo abahe igihe ntarengwa cy'igihe ibyo bintu avuga bizatangirira. Nawe yasubije avuga ati ubu rero twemeje ko nta wundi mushinga ugiye gutangira utarabanje gukorerwa expropriation ngo dutangire kubaka. Ntibibaho, ati kuko twaravuze tuti mbere yuko dutangira gusaba amafaranga reka tubanze noneho dukore expropriation, kuko imihanda turayizi, urutonde rwayo turarufite, kugira ngo rero tubanze dukore expropriation dutere niyo ntambwe birangire, ahubwo dutegereze kuvuga ngo twabuze amafaranga. Ariko aho ngaho hakozwe expropriation nta wundi muturage wemerewe kugira ngo ahagaruke. Bivuze ngo mbese yamaze kwishyurwa nta kindi kintu. Mu gihe n'ubundi bajya kubibona ko abaturage nk'aba twagiye tubona hari nka za Kiruhura nawe rega Denis, harimo abagiye kwigaragambya bakagenda bagashyiraho ibintu byabo, bagati n'ubundi mwanze kutwishyura, rero twe tugiye gusubira mu masambu yacu. Wabibonye muri Banyahe, abantu bari buze kubona amashusho tugenda tuyabereka aho abaturage bagiye bagaruka bavuga bati mwanze kutwishyura, n'ubundi reka dusubire mu byacu. Sibyo? Kandi ugasanga wenda haje imbaraga z'umurengera, harimo imbaraga z'umurenge, harimo n'abandi bantu baza kubirukana, cyangwa se ugasanga haje itangazamakuru rigaragaza uburyo abaturage baje kwigaragambya byagiye bigaragara. Kanini byose byatewe n'iki? Gushyira ibintu ku murongo Denis, buri wese akamenya inshingano ze.
kubwira umuturage ngo ibikorwa rusange nibyo kuko ni ibikorwa rusange ariko se ko hamukuye uzamurerera abana abana be bazabaheye umujyanye hadashaka ahantu agiye kuba batishimye uzasanga bya biraporo byose biza bivuga igihugu nabiraje bivuga biti dore umuturage ntiyishimye kubera iki kubera izo mpamvu n'abarwanya ubutegetsi nyine babone oya n'umugati bo babonye ikibazo nk'iki ngiki usanga inkuru nyinshi zivugira abaturage cyangwa se inkuru za advocacy iyo zisohotse mu bitangazamakuru nabo bahita bazifata bakazitubura noneho bakazitubura Minisitiri Gatete rero yijeje ko ikintu cya mbere kizajya gikorwa ari ugutanga ingurane aho hagiye nko kubaka umuhanda cyangwa se ikindi gikorwa cy'inyungu rusange umuturage akabanza akimurwa akahava ku mahoro ku neza yishimye hanyuma ibindi bikaza nyuma ikintu gikozwe cyaba ari cyiza ngira ngo abaturage ntawakongera kubona amarira y'abaturage bari baduhamagara ngo dukore ubuvugizi ngo barandeganyije gusa umuntu afite ibipapuro byinshi arimo arakwereka ati turi ngibi byose hari n'ababuranye mu nkiko bageraho bakaburana bagatsinda ariko bikarangira n'ubundi ntacyo babona bakiri kwirukanka ibyo rero nibivugwa Denis ko abantu bagiye kwishyurwa imitungo yabangirije ko basanga rero abaturage aribo bagiye guherwaho babanyahe hanyuma kiriya kirego kikavanwa mu rukiko nicyo bashaka se amafaranga icyo bashaka n'amafaranga ikindi bashakaga ingurane kandi bazaba bayibonye so reka dushimira abakurikiye ikiganiro cyacu tubabwira ngo mukore subscribe mukore comment mukore na like cyari ikiganiro isanzure aho mwari kumwe nanjye Meki Kayiranga na Denis Nsengiyumva ikindi kiganiro naho ubutaha ciao